mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yararimo yibaza ibibazo muri we ari nakavuga ati umbabarire ariko burya hangana bakundanyeho kandi burya umuntu wigeze kugukunda niba ukwanga kugirira urwango rurenze reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kwa muganga ubona abantu bari aho ngaho bose bahangayitse ukabona buri wese umutima we ntutuje kandi nuri hamwe ariko nanone ukabona Tania nagashaka guhuza na Evan agera ngaho akigira inama yo kwigendera akava aho ngaho ariko mbere y'uko agenda aragenda akegera aho Lydia aba aryamye akavugira mu mutima ariko amureba akavuga ati senga sinigeze ntekereza ko bizagenda gutya nubwo nari nzi ko igihe kizagera nkabirengagiza kuri uru rwego sinari nzi ko igihe kizagera nkumva nawe ubwawe ndakwanze nkumva nshatse kukwirengagiza nkabaho nkaho nakuze ariko senga niba udahuza na mama wanjye ukaba mudakundana yewe ndinde wo kugukunda ese njye ndinde wo guhuza nawe niba udakunda mama bivuze ko nanjye utankunda rero ibyo ukora byose usa nawe uri gupretendinga mbabarire ndagiye sinzongera kugukumbura sinzongera no kugutekerezaho warakoze wambereye umubyeyi ariko nubwo wambereye umubyeyi mama wamubereye nk'ikigeragezo kandi yahera ko asohoka akigendera arimo asohoka areba muri telefone ye nambaza nyirasenge ahera akaziblokinga ndetse akanazisangura ajya no kuza Evan aza akabigenza uko akigendera Tania aragenda akagera kuri mama we asanga Maya amutegereje ndetse yanamuteguriye yamutekeye nk'umubyeyi ahera akamwakira amaze ati none se nyogosenge ameze ati kandi ati mama wimbaza pe nyine nabonye ameze nabi ariko nyine ni akazi ke none se nyine umuntu yabikora iki icyo ngusabye imbabare ntuzigere ujya hariya ahantu pe kubera ko nuramuka ugiye hariya hantu mama bazabigushyiraho bizi ko Lydia mudahuza ati ndabizi mwana wanjye kandi ati mama nukuri mbabarire nagiye nkwitwaraho nabi kenshi nakubwiye nabi byari ubwana ako mama ndagukunda yaterega nari mbizi ko udashobora kunyanga nanjye nari mbizi ko igihe kizagera ukangarukira mwana wanjye kandi ati mama ntago nitaye ku nkuru y'urukundo rwawe na Abi nubwo nitaye ku nkuru y'urukundo
rwa Lina na Ali, icyo kano kanya ndebaho n'ababyeyi banjye. Tumeze neza, turishimye, ndagukunda, nkunda tata, ibintu ni amahoro. Nezezwa nuko mbyuka njya mu kazi, ngasanga wanteguriye breakfast, ngataha nsanga nyine wantekeye. Mama, ibi bihe nari mbikumbuye. Ntabwo mba mfite akazi kanyoroheye, buranakira ibirego byinshi ku munsi. Mama, aka kazi kacu karavuna. Reba imyaka mba narize amategeko, urebe kugira ngo mfate biriya bintu byose mu mutwe. Mama, nari ngiye kuzasara, ariko ndashima Imana ko kano kanya meze neza nta kibazo. Mama, ubu ikintu icyo ari cyo cyose cyabaho, niteguye kugufasha. Mama ati nibyo? Tony ati nibyo mama. Ese niwe wabonye ko nagarutse mu rugo? Ese mama ntabwo uri kunyizera? Mama ati ndakwizeye mwana wanjye. Tony ati rero nta kintu ugomba kumpisha, kuko niteguye kugufasha. Mama, mfite ubwoba bwa Evan. Uriya mwana ashobora kuba ari ikibi, aracecetse cyane, wamenya icyo atekereza. Ariko ibyo yatekereza byose, mama sinzigera ntuma agira uwo agira atya ngo abe yamuhungabanya. Sinzatuma hari ikintu akora. Ndabizi yuje ubugome n'ubugwari. Twarabanye ndamuzi, umujinya we ndawuzi, n'ibyo ari gupanga byose ndabizi. Ndabizi neza ko ari gupanga kwihorera. Ndabizi neza ko ashaka guhorera mama we. Ariko mama, ntabwo nzatuma hari ikintu Evan agutwara. Aba yumva neza neza yakwambura ubuzima, ariko ibyo sinzatuma biba. Mama ati humura mwana wanjye, nta kintu uriya azantwara. Na mama we ntacyo yantwaye, kanshwe ruriya ruhinja nirereye, uriya nareze, urasa yankuriye. Uriya mufite nabishaka no mu kanya gatoya nkaho guhombya nshobora kuba namugira umusazi. Ahubwo hari plan mfite. Ndashaka umusaza, nshaka ko yiruka ku muhanda neza neza ubuzima bwe bwose, akazabumara ari umusazi. Nose mama, uzabikora ute? Mama ati sha byihorere mwana wanjye, mfite uburyo nzabikoramo. Mwana wanjye rero buriya hari ikintu utazi. Urareba hariya ahantu dukorera, uzi amafaranga ahinjira. Buriya iriya mitungo yose yanditse mu mazina ya mama wa Evan, kandi ngo yasize avuze ko bizahinduka bijya mu mazina y'umwana we. Reba imyaka yose ishize, kandi ibyo byangombwa bya hariya umuntu ubibitse n'inyogosenge. Nibaramuka rero batwatse hariya, mwana wanjye tuzabaho nabi. Iyindi business dufite, urabizi sene zose dukura hariya ya papa we yarahagaze. Urabizi nta kazi nigeze. Mwana wanjye nabayeho nishingikirije kuri so. Iriya business
twahitanye ko twabonaga papa wagiye kureka kariya yiwe. Nibaramuka batwaye biriya rero tuzabaho nabi mwana wanjye. Twarya iki? Soko nta kandi kazagira. Nanjye ko nta wundi murimo ngira uretse iriya business iri hariya ducungiraho. Ati se burya niko bimeze mama? Ese hari ahantu handitse mu mazina yari na gute? Ubundi byagenze gute, byanyuze mu zihe nzira? Ati rero Tania mwana wanjye, papa wakimara gutera ari n'inda, kuko urumva yari akiri umunyeshuri kandi nyine yari afite n'udufaranga, yagize atya mugurira iriya nzu. Urabona ko ari inzu igeretse kabiri, none wayimwandika mu mazina abamushingiyemo na business. Papa we yarabinsobanuriye ambwira ko yashakaga ko rinakora ayakoreye akazamutunga kandi akamubeshaho we n'umwana we. Ansobanurira ko n'ubundi nta plan yari afite yo gukomezanya na Rena, byose yabikoze agira ngo amuhereze igishoro kizamutunga we n'umwana we. Yambwiye ko ibyo byose yabikoze akimara kumenya ko nagarutse i Rwanda nje kumureba. Ati behe nuko byagenze, ese ubu mama bizagenda gute? Ati ngomba gukora uko nshoboye, ibyangombwa byose nkabikura kuri Lydia, namara kubimukuraho tukabihindura bikava muri ariya mazina tukabyiyandikishaho twebwe ubwacu, kuko nubwo byitwa ko ari ahacu, impapuro dufite ntabwo ari za originali. Buriya Evan na nyirasenge baramutse batureze badutsinda, ubundi twe tugafungirwa uburiganya impapuro mpimbano. Cyane ati mama, narize ntabwo ibyo nzatuma bibaho. Ati nanjye mwana wanjye niyo mpamvu nishimiye ko kano kanya turi guhuza nkaba ndi kukubwira amabanga yose. Rero mwana wanjye ugomba kumfasha, none se wanezezwa no kubona umuryango wawe turi kwandavura? Ese wanezezwa no kutubona turi gufungwa? Cyane ati oya mama, ntabwo byanezeza. None se ikintu kijyanye no gusaza Evan, n'umusaza bizakumarira iki? Ati buriya namara kuba umusazi Lydia azabona ko ntacyo bimaze, ntabwo bazigera baza kuhaturyoza. Uretse ko nyir'ubwite azaba nangwa se nyiri biriya byose kazaba atagihari, ko nta bwenge azaba afite bwo kuza ngo abijyemo abimanaginga abikoremo. Ubwo nyine na nyirasenge azahera akava ku izima. Kandi ati wishinyagura, azava ku izima se yibereyeho? Ko nabonye neza neza wagira ngo ahubwo nawe agiye gupfa. Ati ahubwo iyo yaba yapfa ariko agapfa nyihereye ibyo byangombwa, ariko n'ubundi nyogosenge apfuye byose byaba birangiye, kuko n'ubundi niwe uzi ukuri kose. Kandi ati mama, uramenye ntuzabe inkora amaraso, uramenye ntiwice se. Ati se kandi utangiye kubagirira impuhwe? Kandi ati oya mama, ntabwo uzi ko iyo umuntu yishe bimugiraho ingaruka. Mama urashaka kuzajya uryama neza neza Lydia akagutera? Ati nzajya kwisirikisha yewe, azantera asa nk'uye mfana ikinara. Ati mama, basi
akora ibindi byose ariko uzamureke gwe handi ubundi se buriya buribwa arimo bwo bwonyine buramworoheye n'ubundi ntariho. Tuve aho ngaho twigarukire kwa muganga. Barimo batunganya kana kariya bagiye kohereza mama Areni kwivuza. Baba barimo bamushyira muri ambulance ngo barebe ko bamutwara bamwerekeza kuri airport bajye kumuvuza. Arena aba afite amarira n'agahinda arimo yibaza byinshi ndetse afite ubwoba. Muri uko kurira aza n'ubwoba bwinshi agahobera Robert akavuga ati ntabwo nabona uko ngushimira, ntabwo nzi uko mumfata, sinzi n'impamvu muri gukora ibi ariko iyera yo mu ijuru izabampera umugisha. Sinzi impamvu muri kwita kuri mama wanjye ariko Imana izabampere icyo ndenda ashobora kubaha. Akanahobera Hirwa agaturika akarira akavuga ati mfite ubwoba. Hirwa agira ikiniga ariko akiyumanganya akavuga ati mbe humura, Imana irahari kandi izarengera mama wawe, ndabizi neza azakira. Ikindi ntabwo uri bugende wenyine, urajyana na Mira. Icyo muzakenera cyose muzatubwire. Areni biramurenga akabura icyo avuga ahubwo akarira gusa. We na Mira bagira gutya bakajyana kugira ngo barebe ko nabura mama we yazagaruka ari muzima. Ku rundi ruhande Ivan nawe aba yigunze, yanze kuva iruhande rwa nyirasenge. Agira atya agakangukira mu buribwe noneho agataka cyane akavuza induru, abaganga bose bagahurura. Barahagera umukozeho wese akavuza induru, abaganga bose birabashobera ndetse bikabacanga cyane ko bahawe ibisubizo bya negative gusa. Bagera aho ngaho bakabona nta yandi mahitamo uretse kujya bamutera inshinge zimugabanyiriza uburibwe. Ariko nanone inshinge ziba zihenze cyane ko buri rushinge abaterwa ari amasaha 2 atumva uburibwe baruhenze. Evan arareba agatangira gukoresha amafaranga yose afite ariko akabona neza nta kintu biri gutanga.
kwa muganga. Jaya agira atya akaza kubasura, agasanga ituze, ibintu byaramurenze, neza ari hafi kuba nk'umusazi. Aza amuzaniye amafaranga, ituze akamubwira ati wikigora. Jaya aramubwira ati babe, ndabizi ko utorohewe, ndabizi ko isene zisa naho ziri kugenda zigushiraho, babarira n'aya ngayo uyakire. Ivan arayakira, Jaya aba yazanye n'imbuto ndetse n'ibiryo hafi aho, agerageza kwita kuri Lydia ari nako bamugaburira. Gusa nanone ukabona Evan ari kujya kure mu bitekerezo, agira atya agasohoka, ashaka ahantu akicara, akajya yibaza umutima, avuga ati koko mama, nagize kuba ndi imfubyi kuri mama, uranotezwa, urananzwe, uranakunzwe, nta gaciro mpabwa, none n'uwankunze akampa agaciro, niba uryamye hano ku gisasiro, niba uri mu buribwe ntabona uko nsobanura, niba uri mu buribwe ntazi uburyo nabuvuga, kubera iki Mana wanyambuye mama wanjye? Nkiri muto cyane wamunyambuye ku munsi wa mbere ubwo yambyaraga, none n'uwo nari mfite urashaka kumunyambura? Ese ko ibyo nkunda byose bimaze kunshiraho, no kubera iki Mana? Kubera iki abantu banjye bose bakunze kubabara? Kubera iki abantu bangaragiye banyura mu buribwe gusa? Kubera iki? Ese ni ukubera njyewe? Ese naba ndi umunyamuvumo, naba ndi ikivume ku buryo ungezeho wese ahinduka ikivume, ku buryo unyitayeho wese nawe ahura n'akaga? N'iki nacumuye, n'iki nakoze? Arimo yibaza ibyo, Jaya ahira ko aza amusanga, ati babe, kuki wigunze? Usigaye untera ubwoba, simba nshaka kukubona wigunze. Tuza ati babe, mba numva byancanze, mba numva byandenze, ndareba nkibaza kubera iki ibi byose bibaho? Ese kubera iki bibi bizira abantu beza gusa? Nk'ubu ngasenga wanjye arazira iki? Kuki Imana yamunyuza mu buribwe nk'ubu? Kuki Imana yamubabaza bene kano kageni? Agize kuba ari impumyi, arimo aratonekara umubiri wose, abadokita bashatse indwara arwaye bayibuze. Mfite ubwoba Jaya,
mfite ubwoba ko ngiye kuba imfubyi bwa kabiri. Nose ko ari we wenyine nari mfite, ko ari we wenyine nsigaranye, ko ari we wenyine unyumva, ko ari we wenyine nsigaranye unkunda ndetse nawe. Naba nsigaranye iki koko? Ko naba ngiye kwandagara no kwandavu. Ati babe, murazakira. Ivana atazakira gute kandi situation yiwe iri gukomeza kugenda ibamo? Ariko twakizeye. Ivana ati mbabarira. Niba koko iyi Imana ibaho, kuki ituma ibintu nk'ibi ngibi bitubaho? Niba koko ikunda abantu bayo, kuki ituma babonabona? Ahari Imana iberaho abantu bamwe, abandi ntibabereho. Ahari yita kuri bamwe, abandi ntibiteho. Jaya irakabwira Evan, ati witekereza nawe. Bakiri aho ngaho baganira, Evan irakahaguruka ajya kugenda. Jaya akamugata kugiye. Tuza ati mbabarira, ntabwo njyewe ndi kubyumva, ntabwo ndi kubishyikira. Niba koko Imana ibaho, utituma umuntu ababara bene kano kageni, utituma umuntu anyura mu buribwe. Ese hari abantu baremewe kubabara gusa? Ese hari abantu baremewe kubaho nabi gusa? Wabinsubiza? Ese wabinsobanurira? Jaya ati babe, utekereza nabi. Ugeze naho wumva ko Imana itabaho? Ugeze naho wumva ko hari abantu Imana ititaho? Ntabwo ari uko bimeze. Tuza ati ngaho nsobanurira. Mbwira niba Imana yita ku bantu bayo bose, Sengara ziri iki? Wansobanurira? Ese wabimbwira? Wambwira impamvu ameze kuriya? Wambwira impamvu ari kunyura mu buribwe? Ntabwo nabyumva, ntabwo ndi kubyizera. Can you imagine? Ese ibi ni ibiki? Byita iki koko? Jaya ahera ko afata Ivana akaboko, avuga ati bebe, urananiwe? Aho ugiye kuryama ndasigara kuri senga wawe. Tuza ati hoya. Ahera ko yigendera, arimo agenda ahura na Maya. Kamubaza ati kandi wowe uje kwenda iki hano? Maya ahera akaseka, avuga ati narinje kureba nyogosenge urwariye aha. Ivana ati ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza kumureba? Maya ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba, ahubwo tugenda unyereka aho arwariye. Ivana ati ntabwo natuma umureba. Maya ati shabyihorera ahari ndahazi. Ahera akagenda akinjira muri rumu Lydia barwariyemo, ari nakakoma amashyi, arimo aseka cyane. Avuga ati Lydia, narakubwiye wanga kumva. Wampaye ibyo nshaka ukareba ko utaba muzima. Ubaye impumyi urakomeza uri intangira. None uriyo uratonekara umubiri wose. Wampaye ibyangombwa bya ziriya nzu. Lydia ati Maya, ninshaka nzapfe, ariko sinzigera mfata umutungo w'umwana wanjye. Umutungo wa Lina n'umwana we urinda ngiza gushyire mu maboko yawe. Nzarinda njya mu nda y'ise nakoze iryo kosa. Ivana ahera akabyumva, akavuga tuvuze ngo iki mama? Ni ibiki muri gupfa? Ni ibiki byabaye?
ubundi si ibyo bintu ari kugusaba ni ibiki? Ibyo byangombwa se bivuze iki, bisobanuye iki? Lidia ati mwana wanjye, ibyangombwa ni iby'imitungo yari yanditse kuri mama wawe, yasize avuze ko izaba iyawe, none barashaka kubitwara ngo baguhuguze ibyawe. Ivana ati ntabwo mbyumva, yaba ariyo mpamvu bakugize gutya se? Maya ni wowe ukoze ibi bintu? Maya ati ahubwo natabima no gupfa azapfa. Ivana ahera ko yikanga akavuga ati senga, aho kugira ngo upfe, aho kugira ngo ngubure, bifata ubimuhereze, ibintu nibishakwa tuzashaka n'ibindi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Lidia aremera kurekura ibyangombwa nangwa ari bwinangire? Nabirekura se arahera akakira nangwa ntari bukire? Inkuru yitwa Warahemutse, yose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete, uri njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.